Banyarwanda banyarwandakazi nukuri ndabashimira. Ivuriro Matovu Limited, igisubizo ku buzima bwacu. Ufite indwara zakuzonze, ufite ibibazo mu buzima bitandukanye, byose ni muganga Matovu. Banyarwanda bibwota amasimbi nimuze kwa Matovu. Nitwa Damon Selemani, nkaba ndi umukinnyi wa filime nyarwanda ukunzwe n'abaturage. Mu by'ukuri nagize ikibazo cy'uburwayi bw'umwijima ndetse njye n'ikibazo cy'uburwayi bwo kudatera akabariro neza. Nagiye mavura atandukanye ariko ntibyagenda neza. Aho nagannye Dr. Matovu, umuganga gakondo, yaramvuye. Narakize, umwijima warakize, akabariro ndagatera neza bikagenda neza. Murakoze, nitwa Mukamazima Kazahara. Nkaba naragize ikibazo cyo kutabyara, nkaba naragiye kwa muganga Matovu. Nkaba mushimira cyane yuko ubu ngubu nabyaye abana babiri. Byari byaranze, ntaho nari naragiye, hano hose naragiye byaranze. Hakunda mushimira cyane, yarakoze. Nyuma yaho nza kugira ikibazo cy'umugongo, yize ikibazo cy'umugongo nahamwe umuti, nabwo narakize, ndamushimira cyane. Murakoze, nitwa Munda, narahuye n'abagizi ba nabi barandoga, mwikwirwa mbuyera, ndafite ahantu hamwe mfatwa, ariko aho naganiye muganga Matovu yaramvuye, ubu ngubu ndatuje, ndi umwarimu mfite akazi ndigisha. Murakoze. Nitwaga Joannette, mbere na mbere ndashimira muganga Matovu. Ndari mfite ikibazo cyo kugira imihango idakama, nahura n'icyo kibazo, gusa nyine aho naganiye ivuriro rye yaramfashije, bimeze neza nta kibazo. N'abandi bafite icyo kibazo bamugana akabafasha pe ubumeze neza, imihango nyigiramo ku gihe, nta kibazo mfite. Murakoze. Abari mu Rwanda, abari mu mahanga, mwese igisubizo nta handi, ni mugane muganga Matovu, ubundi ubuzima bwanyu bukomeze bugende neza. Erega burya ubuzima ni isoko y'amahoro. Indwara zose waba urwaye wageze kwa muganga Matovu turakuvura ugakira, yaba ari abo mu Rwanda ndetse n'abo mu mahanga. Muganga Matovu, Sogambere.